ukimara kujya hariya mu cya gihugu narakubiswe ndakubitwa reba uheruka ava transit araza ngo anshinza ngo telefone ye ngo narayigurishije hari umuntu bita muzungu nimba ari muzungu gute yayivanyemo kode badukubita ibihumbi 40 muzungu atavanamo 12 uranyemera ko mwayitwaye twayitwaye bakakuruma ngo bakarira hari n'abishima bakarira hari n'abishima bagaseka ngo biba ngo hari n'abishima bagahebeba yakamwana yashatse umugore w'umwana w'Imuhanga akomera ko ataramushakara afite indangamirwa inda ya Sodoma none yamutwite cyokora iyo nda yatekaga kavange najyaga twavuga ko ikiganiro kwa Igisaje kwa Manibo nkayekeza yakamwana nkakozamo nkakayiko nkatamira yakamwana babe batangiye kuzaba mwoza ibirenge mu gitondo bagashyushya umushyushywe siko bawita ntago yakoze cyane twari twamwemeye ko ngiye na yakamwana cyatuma ikiganiro kimwe buri kimwe ariko yabyitwayemo nabi yagiye mu mushinga wo korora inkoko ntiyareba YouTube channel ya Kiroso ko igomba gutera imbere amadora ntago yongereye none ubu nyirayo buyagatse ari mu gihugu ndabikweretse byose ndabikweretse ngiye ngubise ikuzimu amadayimoni yose turakubise ngera abana ndi kumwe n'indangamirwa wanjye mama Queen nenda gusengera katira abagabo bose baza binjira nzovu ndahari amafaranga yafite icyo kurya uzakibona ariko ntuzongeye kumubita inzazo mu ijosi mwizagezo man shabye nago naremye ubihamya usenga neza utabihamya nago naremye kuva urwembe bitatata ukanshishimura bitekerezeho ukeneye ahantu heza ho kuruhukira amahitamo namwe ni muri Villa Apartment ahantu honyine usanga amacumbi meza ajyanye no kwifuza kwawe aguha kwisanzura nkuri muri hoteli z'inyenyeri aha hari ibyumba byiza birimo byose wakenera biguha umutuzo wose wakwifuza ikindi nibigusaba guhagarika akazi kawe kuko usanga mu mwanya uhagije wo gukoreramo na internet idacika ibituma wumva uri nko mu rugo waba umara igihe gito cyangwa kinini usigarana impamvu zatuma uhakumbura igihe cyose uri mu mujyi wa Rubavu nutekerezaho warara heza wumve Villa Apartment nushaka ho kwiyakirira nkurangiye Amazing Beach ahantu heza ho kwiyakirira usanga ibinyobwa n'amafunguro byiza by'umwihariko ifi nziza ya mbere bahano nta mayobera hari ni mu mujyi wa Gisenyi kuri unama ya mbere uzamutse kuri Avenue Smallville uhita ubona icyapa cya Villa Apartment muri metero 30 gusa uraduhamagara cyangwa utwandikire kuri 07849481 ntuzigera na rimwe wicuza guhitamo Villa Apartments mukomeje kumererwa cyane mwebwe mudukurikirana umunsi ku munsi mwese mwakoze subscribe turabashimiye cyane namwe mutarayikora ndizera ko uyu ari wo mwanya kugira ngo tubashe kubana ibintu byacu bya buri munsi ngira ngo nta magambo menshi ndibuvuge cyane bisiki ni kubona abantu batatu batandukanye harimo umwe washije kwakirwa anabaje kwakirwa tukaba turi abanyarwanda twese yego turi abanyarwanda kazi nasema abanyarwanda gusa urabona twaje kwakira umudiaspora wacu aturutse hano bita muri Amerika Chicago imageragere ba Chicago gute no mu diaspora ariko amugana azanya amadolari oya nzovu ntabeshye ni mu kindi gihugu wanzanya amasomo nzovu nzanya amasomo ntago nzanya amadolari neso uje kutwigisha we sinje kubigisha ariko mvuye ku ishuri kaminuza urayirangije ndayizi amadolari agiye kwiga musanye amadolari yo kwemura akazovu muri imitsi menya ari gufata ku madolari yo mpamvu ari neza nzovu ameze neza nzovu bamumanuke nawe azagufate neza nuribwa n'inzara uzawufashwe neza ni pusi yandiye ni ibisambo byanize
mura narakubise aba yakwinyanjejeho niko kubyitarutsa oya nawe njya mukubita ababeshya akubanza ari ipusa buri buvuga ukambeshya ako burasi ya pusi utuza ngo ni yimuturanye harya hirya yiwanyu ya pusi tuye ku mucyose ko yagarutse mu Rwanda nawe waza umubomora nawe inzara ukazibanza ukamushishimura nawe yabomora gute kandi ari musaza tubwira mama kwina agomba ko duturukana hano ni hamwe wowe uri umusaza wanjye so watinyuka kumbwira ngo ahubwo urugo rwanyu ngomba kujya ndusura mwashwanye nkabunga nkayigira gute akubwo yabyo kubomo na mbere yaho nagerageza ntacyo twaga dufitanye uhari Imana ishimwe uragarutse rwose nyuma yuko kiroso tarahari nese yarahari nese ubundi muri rusange kiroso ni sobukwe niki cyawe kiroso ni muramu wawe asanga ari umuranga ni muramu wawe kuki wanyu mu byari bikara gusa rero kunatsa none oya nta kibazo nese akwiri n'igikara nani uko yitukuje yisize mu ibikara biba ari byo biri ku isoko amavuta y'ibihumbi 3 yatukuza umuntu kiroso none ngize amahirwe ugarutse mu gihugu bitewe yuko uvuye uri mu diaspora uvuye wa diaspora mu mageragere ariko wamubonye inzovu ko nawe uzazanirwe mu mujyi yagakiriya hariya ni ikindi gihugu iyo muri hariya ni ikindi gihugu hano wagarutse mu Rwanda nubundi iyo turi butahe tuba tuvuga ngo tugiye mu gihugu uragarutse ngize amahirwe mushiki wawe mutware amutware oya twara twara anumwirukana iki wabungaga ko haje wise umwirukana uranyirukanye neze nigi bateye umwakuze ukimara kujya hariya mu cya gihugu narakubiswe ndakubitwa mbese izi nzara nazikuye agiyare warakubitwa reba uheruka ava transit araza ngo anshinza ngo telefone ye ngo narayigurishije hari umuntu bita muzungu nimba ari muzungu gute yayivanyemo kode badukubita ibihumbi 40 muzungu atavanamo 12 uranyemera ko mwayitwaye twayitwaye urasumba yagohoye ubusa ubwo no kuvuga ngo uremera ko umujura yavuye transit uremera ko umujura yatenye ko uremera ko umujura samaza ninjoro uremera ko umujura ngo ni saa 12 za mu gitondo oya bazubwire uremera ko umujura ntago ndi umujura ariko urumufatanye cyaha nene sigaye ku rugo ariko biri mu rugo byose byari bihari ndagira ngo mbaze nzovu wenda buretse mbaze nzovu yo mama kwena kukubita kuryamisha hasi kuvuza ngo waruhutse inkono nsako mu rukundo turi kuserera mu karwana hoye hari ukuntu nyine ambwira ibintu nkahita ngira umujinya ko yangiye umujinya wanjye uba hafi wiwe aravoma hafi njye mvoma hafi basanga mufasha ahantu nabishaka gutya nyine nkamufata cyangwa nanjye akafata ugasanga nyine imbaraga cyangwa uroro oya nago shyiramo imbaraga mubaze imbaraga ko afite inzazi azirusha nyiraho bakwizereka abantu agira gutya zereka abantu bari bari zica buri munsi ngizi n'izindi iri joro oya urazimucira se ese yigifata umwanya wo kumucira inzara ngewe kandi ngenda ndazimucira ariko kiro uzi ibintu nzovu mukorera fata umwanya wo kumucira inzara buri kimwe cyose simbigukorera egera hano hino bivuga simbigukorera buri kimwe cyose nkakigukorera ntabwo rukari inzoga nyinshi ngo usanga duserereye ako se ngere ajya umenya ko yanyweye basi ukashyiramo n'imiyaga nyine nyishyiramo none se mufata cyane oya umukubita gake ariko reka ni nka kuriya nyine bukundana n'umuntu wenda mugapfa nk'akantu gatoya mugaserera ese feeling iri ukundi bamukurwana makabyana hoye hari ukuntu umuntu umuserera nyine wamufataho gutya n'umujinya akaba yaje kandi inzovu abigira ibya danje ariko hari abantu ngo byishimo byabo DJ hari abantu ngo byishimo byabo baryara inzara ngo bakakuruma ngo bakarira hari n'abishima bakarira hari n'abishima bagaseka ngo biba ngo hari n'abishima bagahebeba buri wese afata ibyishimo byiwe none hari uwishimye ari ikiragi uwo mugore niri kirageze nzovu makuru ari ibintu ari kubushinze twahuye byose akora amabariye nta kibazo
ntacyo bamugize mugira iki se reka nta kintu namukoraho rwose hari umuntu wishimye mu birindiro bya Yakamwana atarashaka wa mukobwa w'Imuhanga noneho ageze mu byishimo aravuga ngo majerwa yose ndabiguhaye nibikururana na za kontineri ibaza atanze ikigega cy'u Rwanda imisoro yose y'u Rwanda ituruka hariya imodoka ya Sadunda anyuze hariya yose uriya n'imodoka ya Sadunda ashobora kuba yarayitanze iriya modoka ya Sadunda mu bwoko imwe wabonye ya Sadunda mu bwoko bayita Nyamabondo bayita kiri Nyamabondo yewe n'amabondo cyogemeye kuri komi yewe n'amabondo Mwana rwose njye gushaka kuri Nyamabondo kandi bimenye Sadunda wagenda muri V original Sadunda wagenda VIP ako nzovu baravuze ngiye mu minsi nari maze yenda sinari maze igihe kinini amezi 6 ariko ngo hari indirimbo ngo hanze ngo muri Sadunda muririmbira karirimba kajya n'iriya modoka yo wabonye yagutwayemo muririmbira karimbo n'umutinganyi seniki reka muririmbira karimbo kurukundo urwo ngukunda neki mushwane ku muhungu uramukunda nyine umukobwa none saburi tangwaniraho da tonde nabivuze ni Sadunda uririmbiye cyane imodoka ni Sadunda biba ngombwa ko ambomoza namubomora uri umutinganyi nazambomore nzamubomora vugure amakwini nakavuze iyo turyamye ko umuntu utandeba neza muri iyi minsi wowe mutinganyi Sadunda atakurusha ubwiza ibitama byaraje amakayi amabuno uba mutinganyi ngayi muririmbi iyo ndirimbo nayimurimbi nayumvise nari arimo gucuza mu kabari kiwe arimo kuyumva nimba arimo gucuza inzoga yayumvise ariko nzovu hari umuntu wambwiye ejo bundi ngo wateye inda ngo mama queen aratwite mama queen ako watera umuntu inda umuntu uri muri Onapo ari muri Onapo arahari naho byivugije uri muri Onapo arabeshye nayo uri nge se ndi muri Onapo buriya reka ayo napo barayisaka we reka mvugisha ukuri ivyo ivyo bimeze barayisaka arabizi Onapo barayisaka nyumva ku kaboko bundi na kantu kagapera bashyira mu kaboko gutya iyo ukoze iburyo imoso ko nawe bivuga nk'umuntu ubizi aha yose ku kaboko iki kirabizi se none se karimo uragafite ejo wakavanyemo ujya mu rushinge tuza urere umwana umwe n'indezo renjeti urazizi renjeti ni iki ranjeti ngende mukecuru wanjye mbyara w'Inyanza ranjeti nigeze nzijyamo cyoko nubyara umwana nzagura igitenge ngene nkatakata udupande zavu mwihangane mbaza akabaze naye nkunda kubaza ranjeti umva ari nk'iki nitwa dutambaro bajyaga bakata abana mu gihe cyacu bajyaga batuha kugira ngo tutituma amabya akajya muri ka gatambaro bagahita bajugunya serviette sizo mu kabari se amaranje si bya bitambaro bamesaga nayo amaranje y'umweru nawe se ntuza papier ariko menya igihugu uvuyemo mutagize mwiga wiki ntabwo mwigize mwiga kiro gitanya kumumenyereza yuko ibintu by'umwana agomba kuzabigura gahoro gahoro ntabwo bigurira rimwe amafaranga se wayabona n'umubyeyi urumva ibyo akubwira arabimenyereye inshingano wazakire umeze nka Yakamwana uri kumva nzovu tuba afite nyine umwana asojye kumusura reka mbabyize yakojye kumusura Yakamwana yashatse umugore w'umwana w'Imuhanga akomera ko ataramushaka afite indangamirwa inda ya Sodoma none yamutwite
cyokora iyo nda yatekaga kavange twavuga ko ikiganiro kwa Gisaje kwa Manibo nkayekeza yakamwana nkakozamo nk'akayiko nkatamira yakamwana babe batangiye kuzaba mwoza ibirenge mu gitondo bagashyushya umushyushywe siko bawita none se cyane yayaga korumvuze ko bamwoza ibirenge waguri he baramuteranyije kandi none se yabaga ari he ni gute wabona ko umugabo bari kumwoza ibirenge uburi yagiye kubasura sibyo ndo bamwogeza amusaro cyangwa mu cyuma gahore uwo mwogeza mu cyumba yakamwana afata nka garafurere nabaga ngiye kumusura nkamugira inama ariko indi nama ngiye kumugira kubera yariteje uriya mwana w'umuhanga iriya ndangamirwa ya sodo ifite agahinda kandi imyenda yose ya yakamwana iri ku ndangamirwa mfite amakuru ngiye kumenya umuceri biye na ngombwa niturangiza iki kiganiro dusengeye yakamwana tutamusengeye yakamwana amakuru ufite ngagiye kugwa n'umuntu we uriya mugore wa yaka umwana nukumuzana ngagiye ngo uriya mugore wa yaka ugifuhira inzovu cyane rwo sabizi se nawe aragufuhira Jeff wagahora ariko afuwa cyane ngende mu gahinda Petit frère agiye gupfa yakamwa nyandege kumuroga afite imyenda yiwe yarayisize inda yakoze ejo nabyumvise ko byawe rero agiye kumuroga ngo agiye kumwica nuko birakoroheyo akonze vushaka ngwiririre bwo nzovune shitina ya uriya mugore wa yakagiye kukurangira ngo muri umuntu ubwiza kuri madamu uhamagara nzumubwira ngo ugiye gusangira n'umuntu wawe ndabizi uzambona mu murangire ubundi ngiye twahora amaso ku maso yari yambaye afite ibigeragezo muri iyi minsi yakamwana afite ibigeragezo mama kwine nawe ngo ajye bakaroba muri rasi mubyare mubahereze ngabana bandi wanzovu umwe bandize wowe na murumuna w'umugore wa yaka wamuze kwa mukecuru Nyanza tukamure mukecuru Nyanza uheruka ryari mama wanjye afite imyaka 70 ko yanamuheka yamuheka uheruka ryari Yesu uzaba umujyanye kwa yakamwana ni waguteye inda oya erega madamu yakaza guhereza murumuna we so wabimbwiye ariko mama kwe ibyo bibazo umuntu imbara mu diaspora imbavuye Chicago muri Amerika nibyo ibibazo byacu nibyo twenda se ko agihari kagihari na byatubayeho ata urumva ni byare bibazo baguturaga wenda kuko niwe muhuza wabo ariko gusa mama kwe weho na nzovu mufashe twakire Kiroso tumubwira ngo urakaza neza mu gihugu kandi urisanga kiro pe Imana ishimwe najya marana gusengera pe ngo tahe hamagara umuntu uri kugikoni hari ubugari n'agasombe tumwakize dusangira kona ufite nomero rero hamagare Imana ngavuga ati Kiroso natahe ariko nzovu ngo amakuru mfite ngo mbere yuko ngo Kiroso aza ngo wamaze umunsi wa mbere wagiyeyo ukimenya ko agiye kuza ntibamuzana si kuwa gatatu se twagiye kuwa gatatu ndi kumwe n'umushoferi wa Kiroso usibye ko nafite ibibazo yataye urugo yakamwana ni wabimbwiye arahunga aturugo reka mvuga ariko bose ndagenda mbavuga akimisi ngahe rwose bataramurikura ngo bamubahe none iminsi 3 kuwa gatatu turategereza baratuvuga ngo ceceka we ntago wiza abanyagikongo ntago mwiza abanyenyanza n'abanyagikongo dutaniye kuva iwanyu ugere iwacu hari na 800 arimo muri abaturage aribyo bita turi Kanyanza Nyamagabe bihana imbi muri bamwe udaciye ihuye ariko nubwo uri umugore wanjye aba wize wowe kugira ngo ugere iwanyu Nyamagabe ngo turebe atandemwa none twari twiteguye ko Kiroso ava mu kindi gihe akaza mu cyo mu Rwanda ngo aribyo bita ngo systeme ikoranabuhanga batarize ngo ryari ryanze tumushyira muri systeme byaranze byanga gute niba bagiye
yanze ku indege yanze guhaguruka ariko turategereza turicara muzungu yakamwana yageze ubwo ararambirwa akakosha ngo ngende ngo mu cyumweru cyaboke ngo mureka nisangira umugore wanjye ngiye mfata ibirindiro aho ngaho ariko ngo mwari mufite n'inzoga ngo mwaje kunyakirana n'inzoga yego ngo mwari mufite inzoga mu modoka Sadunda ngo yari yabazaniye ngo yabatwaje inzoga mu modoka ni wabatwaje imodoka rega Sadunda sigari boss nimba afite akabari agomba ko harimo nose ebyiri ibyuma ibintu byose amakesi abiri cyamaye amakesi abiri yose bari bazaniye baje kurya kumenya niyo mpamvu bataba bakuzana n'umugore kiro ubuse inzoga kuko twumvaga ko niwuva mu cya gihugu uje mu gihugu cyakubyaye cyo u Rwanda twari dufite agacupa ariko abagore no Iyo bakuzana umugore nibyo bya mbere kubera yuko umaze amezi menshi umugore Sadunda ariko tuma nawe guhita mukwakwanya kwabakunda kubi nose amayoga mwaberaga ari byo binakeneye yakeneye iki umugore ntabwo yari akeneye kurya agakenera n'umugore mbere na mbere ubundi mbere na mbere ushobora gukoramo rimwe kabiri ku mugore ukajya ku mugore avuze ngo iki uko gute si wamaje kurya se cyagiye ufungiye hariya ni yarafungiye transit byagenze bite bayita transit ariho hitwa kwa Kabuga yego nibyo nanyeneye bya mbere yabiguhaye se murageze uretse tubwire mbere yuko mbiguha kucyo wese unkubita uretse story yarageze bigenda gute usanga hari ibibazo byinshi mu rugo ugifungurwa ubwo rero turashwana murashwana kandi n'ubundi ibibazo n'ibihe nyine ibibazo nasanze yarakoze mu rugo ibi nyine Nzovura reba kandi ari umukeneye nawe uko Kiroso ubavuga ko naje mukene mvuga ati ndaruhukira kwa sheri wanjye rwose sheri ibyo ari bunkore wageze usanga ndaryama neza usigare ku rugo mu kuhagera mbona umuntu ameze nk'ikiragi wese wa mugabo we umaze iminsi urihe reka ngo wapi nguraje ngo ubusengo se wabaye isugi ngacyo nimba narabaye isugi yakugirira ubwoba wangu ushaka ko ufite ubwoba agira ubwoba nyine bwo kunkoraho yuko zashize ukwezi yibana we ukwezi ubwo warihanganye koko nihangana mwikise yese ndi Yesu ngaho re yese nakihangana reka bamuciye inyuma uranagiye ahantu kwaje ndamwihorera turakomeza turaryama gakubitwe n'ubu nawe ndwaye se rwaye nawe yaravunitse ngo darwaye we ibibazo wari uvanye hari ahantu ninjye wari ugiye kubikemura njye mpinga umushike nshoboye yarambwiye ngo imyaka umuvanye ngo sijye imyaka arasabi yiye myaka uzi ikibazo naze mfite feri ya mbere mana kibiryo n'umugabo yibabo ije ndahaga wapi rwararyamye yaranguriye ndarya ndahaga mu kurya re nasaze yanatetse mu guhaga wabanaga hakurikiraho iki ngaho re kwigisha bucece mu gace nawe avuye niho twabigeranye yenda ubwo nawe ibiryo aho ari ntiharyaga ubwo nawe ugiye kumwica none ibyo washakaga ubucece mu gace se nawe nibyo agiye gushaka ngewe nibyo nashakaga sohotse nje uri gushaka ndi kuvuga ikibazo cyakiri ku mutima wanjye bose we ntago wajya kubibona ngo turatwana mpaka mu gitondo twaranaga se ngushaka iki mwaranaga akakureka akaryama agasinzira akagona ndagona ngewe umuntu w'umugabo ndagona inama yaramukandagiye muri sinari imare nabazaga niba inamba yaramukandagiye muri sinari imare ngiye kumena umuceri hasi yaraje avuye muri transite ariho hitwa kwa Kabuga ngewe nari yansize ku rugo i Masoro sigara ninjye wamusuraga buri wa gatanu
gukina nkamwandikisha nkajya gute n'umuvandimwe wanjye naramubwiye Kiroso si yuko Kiroso ari wa muntu ntago urabona kwa Kabuga basura saa 9 za nijoro na moto yagiye kunyicano hafi ya gare y'Iremera ndamusura ngira gute nakoreshaga 3 ku munsi sinabonaga n'ukuntu njya no mu biganiro none afunguwe yabanje kunywa ahantu bita mu Gashyekero kwa murumuna wiwe none we yaje cyokora arantu nakoze amakosa hari telefone hari telefone nawe yari yibye irimo kode icyo gihe mvugana na muzungu nese buretse iyo telefone ifite kode mvugana na muzungu nese ko ari telefone irimo kode nta kono kode muzungu ataba ngo ndakore ku muntu iyo telefone njye nukambekere mari iyo telefone nari nayibye ariko wari uyifite oya bivuga njye nyizi nari nayibye iyo telefone vugisha kuri kose reka anyuzamo amezi angahe na nyira twamuhindura umusazi none biratakirozi iyo telefone umuturanyi uraje caginga mu rugo bita Aline uwo mugore ayisanye mu rugo nibwo bahise banjyana muri iyo minota nyisiga mu rugo none se ni gutavuga yuko nibye telefone na nyira ariwe bajyanye kwa muzungu bakajya gukuzamo kode n'uwo mugore bose ari batatu bakagabana amafaranga ako muzungu ngo ndumva ari nawe muri bagira abayaza barimo bose nanzovu ko ari batatu nose ni kujya kwa nandi ko no bita Aline njya kuyigurisha centre baduha 20 ngo irimo kode mama mpamagaye muzungu ngo ibyo nabyo ngo biroshye ngo kode ni 10 ngo nabi byo guteka muzungu yabikoze vuba kode bayivanamo maya mukuzamo kode muha 10 na bingahe na 2 Aline nawe telefone baduye 40 nyirayo ntabwo yasakuje se nimwamumenye oya ngo wamuhaye 80 nyirayo babaye 80 nzovu na muzungu n'uwo Aline 40 baduhaye kandi umva ngo nyirayo ngo aramutsanarije yarashakuje yaraje ngo bamugira umusazi bamugize umusazi ubwo nibyo navugaga mama Queen yarafunguwe narakubiswe rwa saa moya mama Queen ndasuragura musaba imbabazi ndabese ko niba gukubitwa muzungu nibwo yantabaye hari ikintu yagufashijeho nyuma ese ko nakubitwaga buriya nibura yakamwana ruta muzungu nigeze gukubitirwa mu Gashyekero arantaba ajya ngo baga muri mucyo ngo yakamwana yaga mu gisirikare gitwa iki yakamwana cyanganaga na Wezerendo yakamwana bura n'umusirikare ariko yamaze kunkura amaboko ngo munarashatse ndi mu miduha ahubwo niyame iranda ye yatereye inda ubundi njye umva se ndashaka ko tuzagusura yakamwana jewe tuzajyana nawe mama Queen naye mubwiye disi nzajya kumusura ejo bundi twavuganye mu bantu badukurikiye yakamwana nawe ndamukumbuye afite intebe imwe n'amasafuriya ngahe atarenza n'isani ebyiri bafite bingana tubwiye urabizi uyu munsi kwa kangahe nzovu umwemereye nkungu ngiye umwemereye nkungu umunsi kwa gatanu ejo yakamwana ejo twari turi uzambwira mushyire igitenge wemeye igitenge wowe umugore wa yawe ejo gishyashya afite igitenge cyane acyo yambara udupantaro neza ntabwo mwamukira ibitenge mama Queen azakimugurira mbese wowe umwemereye iki yaka yaka mwemereye ni kwa katyo nitakizinga umva wowe umwemereye iki takizinga mumbwita iki numve ko amafaranga uyu munsi ni 25 umunsi 25 tuzajya ku itakizinga jewe ku bwanjye twagiye kuri 30 inyuma y'imisi 5 nanye nemeye ke sinzoga iki inzoga ziki se zitagira izina akunda mitsingi nzaguya mitsingi ese wowe nta kizigenera se oya ako so wazamukutira nose kugira nanjye nsome no Primus oya ni ya Primus cyangwa no ese mukaya kangu cyangwa fata cyangwa inzoga
ashaka satani nkiri umugore we yamukuye yakoraga he yabaga i Muhanga afite mukuru we hano bita za Norvege kwafi yo kwandimba ese hari amakuru ufite yakaye umugore waho yamukuye n'ukuntu bamenyenye kuri social media ni kwa kundi yakamwana avuga ite mu biganiro ko bashaka kukuntwara Isadisa ahubwo ni ugifite gike umva abo mu gikoni isombe yanjye n'ubugari muyagarike shaka azantwara ikibazo dufite isombe barayagarike ayihagarike isombe se ni bagahita banireta bayiza nyisange na Kiroso bucece mu gace none ubwo yakamwana n'umuhungu wanjye ndagukunda araza barana iryo joro barumbwira ubundi bwaripimishije buri bandi yaka n'umukore wenda nzavu mwapimishije se baripimishije urabeshye nirwaye muri mishoro zingahe sida warampimiye rimwe uko shekara akoresheje iki wasanze ntari muzima none se ngenda rwaye ntabwo nagupimye usambanye ishoro imyaka ingahe singafi ako umva nukuri ngo dusambanye imyaka ingahe singirindwi umwana arasambana koko atarafata n'imiti utarajya gufata ndavugira anniversaire ku itakeze ingahe kugira ngo urapfuye kwa mbere takembeze kwa mbere ya mbere z'ukwa mbere igihe ki ni bitewe nuko umwaka ugiye urangira uzajya kugira ryari 2026 hari Genesis Comedy nguzasubukura ku itariki mu kwa gatanu itariki ya mbere ku munsi w'abakozi ndi kubona yakamwana mansha byose umbabarire ubushize yakamwana yarasinze tuzajyemo gitore tugaragare neza tubanze dusenge hariya tuba turi imbere y'ibihumbi bigira muri 40 ingahe tuzavuga neza uko nawe cyagiye muri ramusi utangwaga inzoka ubu uri kuzinywa uzagenda uri abari ibihumbi bingahe warabaze ni nka 10 na bingahe cyane nka miliyoni urumva ni ku itariki ya mbere ubwo ni kuwa kane w'ikindi cyumweru none nzovu uzajya guperforminga ubundi performinga bisobanuye iki kujya gute guprofisinga guprofi wambari ariko ni kwa kundi ujya imbere y'imbaga ukabashimisha kujya ongera usimo nawe agasha uziko bucece mu gace anavuye muri cya gihugu yize icyongereza yasize mu Rwanda ngiye byananiye performance kuba yaje wishimye zafa ariko wishimye kuva navuye hari na imana ikiwe ndarangiza turabona inoti ndarangiza nsenga ngira gute imana ikiwe hanyuma Kiro wenda twagize amahirwe waje kigera mu gihugu n'iki cyagutunguye ku kibuga cy'Ikanombe yabonye ko hahindutse ni mu miduwana tumaze Kiroso ni mu miduwana ngo rikanga rero mu miduwa imageragere bahita Madrid ariko ubwo urumva nzavu nyine yahise akomerezaho hariya ngo muri Madrid ku kibuga cy'indege wasanze bimeze bite mu gihugu uko wadusize wasanze bimeze bite mu gihugu yasanze ntacyo mwagezeho usibye Sadunda wahinduye imodoka Uretse nabagira icyo avuga kumuca mu ijambo buri umuntu wakoze cyane Sadunda yari afite ivatiri ya Kiroso ariko asanze afite imodokari nimba ari jipe nimba ari vewe nimba ari ariko mu bantu bahinduye cyane bakoze cyane ni Sadunda twese nanjye ntago ntacyo nahindutseho nakoze biki ntacyo nahunze ahubwo kuva wansiga banyibye 200 mama Queen shiri bose narakwibye yarakurikiye aho nabanyakubikiye nago naho narakwibye bibahose bazaba yaguze mu ishyamba iwanyu ku Gikongo irashyamba niryo tuzahe uno Nzovu wenda twite byibuke umwana irashyamba tuzariha umwana okay ngiye kubaza mama Queen ikintu kimwe imbere y'Imana mama Queen hano tembere itangaza makuru vugisha ukuri ko unwitiye ubuzanye imbere ya kamera se vugisha ukuri nimba unwitiye kuko ngenda kuzwe turi mu nzu hano n'ubu gusa nibyo yazana hano nutabyara umwana mu gukura cyane
udafite urutwe nk'urwanzovu uwo mwana azaba atari uwanjye. None se nyoko murasa cyangwa so? Nyoko murasa cyangwa so cyangwa barumuna bawe? Nyoko. Nyoko. Niba ari nyoko ko wamwubashye. Mabuko ari we nyoko. Iyi nshinzi y'umugore arashaka we. Nyoko ari we. Mbere kunyuba banza ubaye mama wambyaye. Mama wawe ni nyoko akaba mabukwe. Si ikinyarwanda. Nigeze njya kukwerekana. Uzanye. Azana umuko nazamwerekana. Cyangwa agacupa goto. Banga ibyo baguhaye. None se ukoma byeri ubwo uzareka kujya kunyereka nyoko. Ngaho re. Mabukwe. Nyoko. Kuyo utavuga mama wanje ngo nyoko. Abagore bikije musike mwarashinze gutya. Umuntu akubya ngo onkre wawe yabavuze. Onkre? Onkre ni nyokorome ni musaza wa nyoko. Naho anko. Anko. Ko ni nyokorome. Ariko abana bikije babakira basiga ngo anko. Anko abavuze nde? Numugabo wa nyoko. Numugabo wa nyina wa mama Queen. Anko. Akaza umugabo wanje. Oya, abo bintu byateye ngo daddy. Daddy ko bavuze ngo iki? Ibyo mbiheruka. Ona umwana wa Sadunda yigaye Bugande. Yaraje abwira Sadunda ngo daddy ntabwo azi kuvuga papa. Ngo daddy ni Cyongereza. Ni Cyongereza. Daddy umva ari nk'iki? Si papa w'umuntu se. Ngo daddy ngo I love you ngo je t'aime ngo so much ngo nzovu ngo ye mugufiya ngo je tredo. Ndabwe se umwana wa Sadunda ko ari anegwa akakanya. Nese murakubye ngo fasi murakubye ngo amukamingi wo moye bakubye iki? Akasha nawe uvuye mu cya gihugu utegeka kudukanga hano mu Rwanda. Yakubye guki? Kasha. Nde wa musore nzovu ntarashaje. Ni wize. Tankoresha. Ucace mu gace. Ugeze mu kabari ka Sadunda. Yego. Ugiye gusaba primus mu Cyongereza. Ubwiye abasereveri uzavuga ngo iki? Mu Cyongereza. Mu Cyongereza uvuye ngo kwega hari ahantu. Kandi hora bizi. Nanjye nabyo nzi. Nibwo sora. Nese ko ni byinshi kurango sora ko. Bivuge. Utangiye kuvuga give me byeri. Give me byeri. Cyangwa kuvuga ngo welcome ngo Primo ntango bavuga primus. Bari kwango welcome bio welcome kwa Sadunda ngo murakaza neza turashaka byeri. Mwese ko ni Cyongereza. Ni Cyongereza se. Ni Gifaransa. Igifaransa ni neza. Dovye ifaransa kibaho. Ako ndamuruse bitewe n'icya gihugu yaravuye. Nese vuye Okay. Kiroso. Enda nk'urugero ugiye kuni. Kandi ari umuntu ushaka kuguha uburenganzira bwo kujya kuni. Uravuga ni umwarimu uravuga ngo iki? Mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza? Mu Gifaransa nta kibazo. Je vous demande la permission d'aller à la toilette. S'il vous plaît. Tuganire mu Gifaransa. Ngaho ngandiza uko ushaka. Monsieur Kiroso, bonjour. Bonjour. Uvati. Uvati c'est quoi? Uvati uvuye hehe? Yemwe Sodoma. Cyamageragere. Muvuye. Amageragere. Ngwa Sodoma. Sodoma aragutwaye kandi umugore ntabwo uzamutungana. Ahubwo dore ibibazo mfite noneho. Abagore bakamwe bose muri njye bafite. Ibintu byose njye bifite. Mama Queen wabyumvise? Abagore bangaye. Kevin ndamufite. Yaronguraga. Mfite ziko ibyo mgiye gute ibyo nyetse nibyo. Kujya uvuga ngo yakango na sida afite. Wowe nayo ufite. Ega bura sida. Sida. Sida ni indwara nzi Yarabyanze. Aho kujya ongeza. Yarabyanze. Wese bagupimye. Se wabyanze, mbere se wabyemera. Ngaho suza abantu bimageragera mu Gifaransa. Okay. Reka nsuza abantu bari mu cya gihugu Kimageragere. Kimageragere
ni gereza mukomeze mwihangane nta igifaransa ndetse uko ndavuga mu Kinyarwanda nta gifasa bazi mu cyongereza ese ubundi abantu bagiye mageragere bitewe n'ibibazo bafite bazi igifaransa oya barakizi mu gifasa sinabishobora reka mbabwire mu Kinyarwanda reka ndi kumwe n'umuvandimwe wanyu Kiroso Bucece mu gace we igihe kiwe yagarutse mu gihugu ndabwira abari Majyage mukomeze mwihangane igihe nikigera namwe muzataha noneho nyine babwire na sheni ida turika nose bivuze mu gifaransa cyangwa mu cyongereza kwabyo dushaka mu rundi rurimi wumva cyangwa mu giswahili aho ushaka mama bwe baje serije babaje inkandagera bitaba nanjye umugabo irananiye data mukomeze mwihangane isanigera nkuko ya Cyoso yarageze ku wa gatatu turamutegereza turi mu modokari ya Sadunda nziza cyane turategereza ngombwa ko baratwirukana ngenetse mfata ihema ndaraho hafi yakamwana kuko yashatse avuga ati ngiye mu rugo mfite inshingano zurwo yafite n'agafuka karimo ibitoki inyanya ko yakataha saa 9 z'ijoro agiye ku mugore agakomanga aho yagiye barayiwe iminsi 2 mu nzu bose babasubiza amafaranga ariko nanone yakamwana natitonda nta cyumwera ari kumwe na mugore nazaba ngo ndamurose ura mugore ngiye kwezi okay reka DJ nadufashe iki kiganiro wa mugari tugisoza kugira ngo wenda tujya ku mwase tugasoza dusenze nabyo turazikiraho wenda mu makuru mashya tugira ngo tubaze Kiroso wenda hari uko uwasize hano wenda no kutabidusubije uraza niyongeye kukwanduza amaso turi gisenge yewe ntabanga n'umugore narongo ndabivuga okay Kiroso ibi wenda uraza kubidusubiza rimwe akina kwa jembere turadusubiza hanyuma imbere indani ukigereho bwambe nambe niki cyagutuma banze kumukubita oya baretse tubwire we ntabwo uragerayo mu byanonguye rero natunguye no muri kira n'ikindi gihugu kuko ndaza kubivugaho ngewe ndaza kubivugaho mu kindi kiganiro kiri buze gukurikira hari ibyantunguye abantu nagiye mpurira nabo ndetse n'ibyo nagiye mpabona byinshi bigiye bitandukanye ndaza kubibabwira ubu ngubu ndi kwakirwa na Nzovu na Mama Queen aho banyakiriye ariko ndaza gukora ikiganiro cyihariye kiza kubisobanuraho kubivugaho kuntu byaremeze abantu baza kwihangana baza kugikurikira kuri Sawa ndetse no kuri Manzi Neza na Innocent cya kuri yawe TV baraza kugikurikira ndaza kugikora cyihariye Innocent ko adaheruka hari undi mushyashya noneho wemeye gutanga kabari noneho amakuru yazo aza bibanga aricyo DJ dusore ikiganiro reka tubashimire kuba mwakuriye kino kiganiro ariko ngo urashaka kunsengera Nzovu mu ndimi zose kandi muri iyi minsi maze iminsi ndangiza senga sengera yaka ntago nsengera yaka mwana banza wisengere mbere yo gusengera yaka mani nsengera ibibazo mfite nabyo ufite mbere yo gusengera abandi ibyo banza wisengera mani shobora byose mana ni uyobora isi n'ijoro mana ikibo cyose ni cyawe mana nkweretse abakunzi ba Sawa TV aho bahereye hose haba muri Amerika haba muri Afrika haba aho umunyarwanda haba na Kigali mana Sawa yavuye mu gihugu yagarutse mu kindi ubu yagarutse noneho abo yasigiye YouTube channel harimo Juma ntabwo yakoze cyane twari twamwemeye ko ngiye na yakamwa cyatuma ikiganiro kimwe buri kimwe ariko yabyitwayemo nabi yagiye mu mushinga wo korera inkoko ntiyareba YouTube channel ya Kiroso ko igomba gutera imbere amadora ntabwo yiyongereye none ubu nyirayo ubu yagarutse ari mu gihugu ndabikweretse byose ndabikweretse ngiye ngubise ikuzimu amadayimoni yose turakubise gusengera abana ndi kumwe n'indangamirwa wanjye Mama Queen nenda gusengera katira abagabo bose baza binjira Nzovu ndahari amafaranga yafite icyo kurya uzakibona
ariko ntuzongeye kunkubita inzara zo mu ijosi mwizagezo Mana ishobora byose ntabwo naremewe ubihamya usenga neza utabihamya ntabwo naremewe kuvuga urwembe bitatata ukanshishimura Mana ishobora byose ibyo kandi tuvuye mu ngo zacu mu icumbi aho ducumbitse twagenze ku mamoto tugeze hano dusuye mu icumbi ryacu njye na Mama Queen tugira amahoro nta gisida ibaye ikibonekeye Mana mbisabye mbikuye ku mutima ku Yesu Kristo ariko uyu nawe wagira ngo afite amashitani arimo kundogoya uwo ni Mama Queen wamupange nibura akava mu ndangamirwa kuba afite abagabo 100 bagiye kwiga wakangahe yo wibaza yakoze koko no bwacuza umufuka w'amakara n'ibishyimbo ntiyatera imbere byo mbiri gusaba ibare ku mutima mwawe amen yesheje shurage naje byumvise nuko dusorera ikiganiro ezo mve ryawe